ariko nabariya nabo baba barakoze ico bita exaggeration baba bararengesheje bakabatuka ariko ibaze nawe ntabwo tuzi story nogeza aho kuvuga ngo pasteur ateguye ameza nanze kuyanywa ngomesheje n'abacu bategura ameza twama dusohoka sivyo ntabwo tuzi impamvu niko gabavu ntabwo nyine tuzi impamvu batayanywa wendira hari baravuze ngo ntibanywa wenyine niko ari genda mwitenga usubire mwitenga nyine ninde yari bivuze uriya muhungu nyine uriya wabatenze ejo bundi uriya wari mu rupfu wavuze hejuru y'urupfu kandi niwe wari kubatenga yaranababwiye ngo mwirefere kuzo yavuze birahari kuri munsi kuri ni ukuvuga ngo ntabwo byagaragariye neza abantu na fama n'abafana ntabwo nabikunze iryo torero ngewe ntibyahozeho ntitwakomeje kuribona ariko kandi nta muntu abapasiteri bogenderera bakamubwira ngo twaje kuguhora kino caha cyihane iwe yaravuze ngo mu mutima we ntakintaru ngo kandi bashaka n'iryo kanisa barimukuremo nsewe ntacu umutima no kuba rero nabo bagiye gukora ico yavuze iryo kanisa rero barimukuyemo taririmo ubwo nyine ivyo mu ijuru ivyo kwa Yesu tuzabimenyera iyo ariko twebwe iki turavuga izaha ibyo kwisi nyine wovuga uko ushatse watera commentaire uko ushatse twabwira abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi niba ahuri bidashobotse shaka aho bishobotse sibyo amakanisa aruzuye ubu nyine nikibishimbo ni amakanisa menshi wewe uzogenda ubaririze aho pasteur ataroga aho hatari abarozi benshi genda aho bishobotse ni kuki wizirikaho bidashobotse kugeza aho bageza aho kugutenga ico none abwira n'abangaba nabo niba badanashaka gupfa runo rupfu ntibagende baje kwihana nibamara kwihana basohoke kuko nubundi ntibazosohoka batihanye nta nuwo bakira naho bagiye ndanabanenga mwabayumbemo niba mwarabonye nta bushobozi mufite bwo kugwanirira iwanyu ngo mumushingure nk'uwanyu muyumbe mwarakoshe nta nico muriho muba mwaranaretse nubundi bararetse ntaco baba bararetse hello guys mumeze mute twongeye twagarutse twaje kuri Joshua TV1 aha niho turi niho twicaye twari tugize iminsi tumaze iminsi abantu bari bahuze abantu twari duhuze hari ibintu byinshi zari biduhugije ariko twongeye twagarutse tubahaye ikaze tumeze neza tubahaye ikaze kuri Joshua TV1 twagarutse niba abandi bumenyereye tugenda tubana buri munsi kuri Joshua TV1 twaje turashimira abantu bakomeje kudukurikirana umunsi wundi nukuri kose mwagize neza bahise bakatamo ka kantu jewe barakajana ku rubuga bajya kigifaransa baravuga ati ndababwira tumwebwe ubundi kuri YouTube hakeneye ibintu by'ubwenge hakeneye iby'ubupfu mugani wa Lewis azavuga ngo abantu bazareba iby'ubupfu ntabwo abantu bagikunda ibintu none cya gifaransa cyanjega yemwe gipfuye kiji ko cari kigwaye cyose nyine nico gikenewe ico nico gikenewe hano ndabashimira ku bantu bagiye bampeza feedback ku ruhande ukira gifaransa ndababwira naracibagiwe none rero turabashimira n'ukuri muzamugira neza muri abana beza muri inshuti zacu turabakunda cyane mukomeze dukurikirane umunsi kundi dukomeje kubaha ikaze kuri Joshua TV1 yema abantu none ntago bari kutureba none gasina nibwiranye nimbaga barakumenye uvuga igifaransa ntibakumenye oya mu byukuri abantu yewe muturebe mubeze muta ko mutahamuzamura abantu ndi mukurira ama commentaire none bamwe ngo binama tumenye ngo ni binamu wande tumenye ngo ninde noneho muzamuvuga ubundi uyu nguyu ni nyamashashi naje kabanyabaruta umuntu nazoza akavuga ngo ni muyomba wawe ngo ni muyomba wawe uvuga ngo jewe ndi umunyanaka none ga ndi muyomba wawe nkanje ndi muyomba wa Nyabaruta cyangwa ndi muyomba wa Nyamashashi cyangwa ndi binamu wa Nyabaruta cyangwa ndi binyaramu uko tubasuhuza n'ukuri ariko abantu bakomeje gukora ma comment nukuri turabashimiye commentaire zanyu turazibona nukuri muri abantu bacu turabakunda rero twongeye kubaha ikaze cyane kuri Joshua TV1 mukore subscribe mu comment mu dusharinge natwe tuzamuke rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi reka Nyabaruta twinjize jewe cyangwa
kuko gawe niwe wari uri kuri tele nije wari uhari niwe wari uri kuri tele niwe ugomba kwitwinjiza mu kiganiro ibintu biriho nyine bizaza bivugwa kandi amasosho media menshi nyine nibyo bintu bihari ku bijanye n'urupfu rwa Musirimu herutse kwitaba Imana ni ukuri dukomeje gutanga mpore ku muryango ku bantu babuze umuntu wabo ku nshuti n'abavandimwe n'abaturanyi dukomeje gutanga mpore ku muryango rero hari ibintu byinshi twagiye tubonera mu kiriyo bimwe biraducanga ikiriyo habayeho mu kiriyo habayeho urusaku habaye urusaku rwinshi ibintu biteye ubwoba n'ukuri sinzi pe n'izindi mpfu tuja gushingura habamo urusaku tugere mu gihe cyo kujya nyine kwa kundi baza baririmba bakabwiriza tubona ntabibaye ngo umupasiteri arahaguruka aravuga ngo asoma ijambo ry'Imana arabanza aranabwiriza nyine abwirizaho buke arangije aravuga ngo ariko ntabwo turi bushingure nyine ntabwo ikanisa iri rufate gahunda kubera ko Musirimu ngo yapfuye atireze njye ibyo bintu birancanga numva birancanze none se abadukurikiye hari abadukurikiye bamwe batakurikiye ryatengwa ubanza ugasobanurira abantu ngo se wewe wararibonye ryatengwa numvishe nge barivuga baravuga ngo hari abantu batenze ngo kubera kuntu ngo bigomese ngo bisengwa abantu ngo nabarozi ngo barabatenga urumva yari groupe wenda dushaka kuba turi muri groupe y'abantu batandatu abantu 8 ndango dushaka kuba turi groupe y'abantu 8 urumva dusengana wenda akabamo nk'umuntu ushaka kuba yahanura ico kintu timo hano harimo abarozi wenda titunywa meza yabo barozi urumva y'abapasiteri ariko mu by'ukuri ntituzi ko Musirimu yarari muri iyo groupe ariko ntago ashobora kuba atari we wabivuze urumva aja kumwihanisha aravuga ati ngewe nta caha mfite nta kosa nzi nakoze ngewe ibyo bintu birancanga kuntu umupasiteri we kubwanjye ngewe byarambabaje kubera ko ubukristu ni ibanga ry'umuntu nyabaro kandi mu by'ukuri hari ibintu bimwe dukora bigaragarira abantu hari n'ibindi dukora bibi hari ibintu ushaka kubukora bibi nge ntazi ariko wa munsi wo gupfa bakavuga nyabaro utari umukristu yari iki wenda warozaga unaroga nyine ukamara abantu iyo tutazi bakaguhamya neza ikindi nyayo utangiye cyane nteye kwibaza hano hari abantu hari impfu nyinshi zigenda ziba nukuri umuntu mwari muzi ko adashobotse ariko bagera hari akavuga ngo umuntu ngo yaratunganye ngo yaragize gute ngo yari intungane bakamuhamya neza bakavuga ngo agiye mu ijuru rero nkibaza ikintu Musirimu yaba yarakoze gishaka gutuma bamutenga bakabatanakora n'umuhango wabo nkuko ikanisa dusobanuriye abakunzi bacu uko njewe nzumva n'ukuntu nari ndabikurikiranye nigeze gukoraho n'ikiganiro mama kuri channel yacu igihe babatenze ni ukuvuga ngo no muhungu yari ari muri babandi batenze barangije kubatenga babatengera ngo kubw'impamvu z'uko bakoze icumba c'abanyamasengesho iyo groupe nyine bari gukora icumba ngo habamo amakimbirane menshi yo gutuka abapasiteri ko ari abarozi ndetse no gutandukanya ababyeyi n'abana babo uko niko mwitenga niko rivuga yani muri ya groupe bakamabaza bakakubwira wewe uri mu ikanisa usanzwe bakamabwira ngo nyoko bukwe n'umurozi ukamumwanga tuvuge uswati ku mufano nkabambana na mabukwe mu nzu nagabanye ko bukwe n'umurozi bakamabaza bakambwira ti yewe nyoko bukwe ga n'umurozi anabandi bose bagiye kubataramira ti none nimba naragwajije umwana bagahita bavuga kuko mabukwe ari uhandogera cyangwa umuvandi niko byari bimeze niko mwitenga rivuga ni nako yaranababwiye ejo bundi sinari mpa ariko nariko nkurikira yaravuze ngo abatanabyemera bagende baje kwikanisa ryabo ryari rize bazasanga mu batenzwe icatumye jewe mvuga ngo icatumye bamushingura kuriye yego birababaje pe kandi tubahaye pole abantu abanyiri muryango yani bene nyiri muntu nukuri tubahaye pole cyane birababaje gufusha umuntu yapfuye urupfu rumwe rubabaje arasababazwa nuko apfuye tubabazwa nuko no kuvuga ngo yapfuye impfunka zibiri mu Kinyamurenge no kuvuga ngo urupfu rwa mbere ni ruriya nyine mwese muzi yishwe nyine afunzwe apfana karaka ubwo ni urupfu rurukwago
urupfu rwa kabiri mu kinyamurenge yani nko mu mategeko y'ikanisa niko bavuga urupfu rwa kabiri ni ruriya rupfu yapfuye ubundi bazavuga ngo umuntu agira iminsi 3 mikuru ugira umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gushaka n'umunsi wo gupfa suko si iminsi 3 noneho rero mu munsi we wa gatatu je nawe uvuga koko nawe wabayemo ishida mugani wa mugabo habayemo ishida ati shida nigenda gute ico jewe mpamanyaho n'uriya mugabo uriya mugabo bavuye hano bamaze kumenya ko umuntu yaboshwe kandi yarwaye aremze ameze nabi kuko bavuganaga na bene nyiri umuntu baragenda babasanga mu bitaro baramubwira ati musirimu wewe twe turi abayobozi b'ikanisa kandi uratenze waruzi gutenze kandi amakosa y'abatenze icyambere ni ugutandukanya yani ni ukwikura mu bandi mukavuga ngo mwebwe ntimuzoza munywa ameza y'abapasitori banyu ko ari abarozi mukavuga ngo yani babashinja ko batandukanye n'imiryango y'abana babo yani abana n'ababyeyi babo nuko mwitenga havuga noneho bakavuga ati je nkavuga ngo noneho nuko bagiye baramubwira ati noneho uzi amakosa mwakoze uzi icyo twabahanije k'itorero kandi mu mategeko n'ukuntu bazababwira iyo baje kubaheza ubupasiteri bazababwira ngo se umuntu uzaba mu bugambanyi ngo bwo kuzugambanira icyicaro cy'abapasiteri yani itorero cyangwa se abapasiteri bandi bagahakana rero ni ukuvuga ngo ibo ni nk'aho bagiye kugambanira abapasiteri uko nje novuga urumva ko ari icaha bakoze nice gusuzugura kwanza umupasiteri ni icaha kibi cyane wowe uri umukristo usanzwe ese nyabaro reka ngiye nkubaze tugendeye ku ijambo yavuze yaravuze bagiye kumwihanisha wenda ndumva batarasubiye no muri izo details zose yaramubwiye ati wenda irege urarwaye byogenda aravuga ngo njyewe ntacu umutima wanjye ucinje ese nyabaro buriya iyo wakoze icaha uzubimenya kandi umuntu niwe uzabimenya uriya mupasiteri yasoreje ku ijambo ryiza aravuga ngo ijuru ryo kurigeramo ni ibintu by'Imana bihabanye n'iby'abantu ni ukuvuga ngo twebwe ko turavuga ibyaha mu isi kuko niho turi tuvuga izo mu ijuru kuko ntituhari none se oya nuko yanze gukora inshingano iwe yari gukora inshingano z'umupasiteri yamara iby'ijuru nyine akazabirekera Imana nizo yagiye gukora nyabari nta bantu zibaza bagira bagahamya tuzi ibintu babakora ntubazi cyane itonde byenda mwija gupfa yahamagaye pasiteri aramubwira ati jewe ndi umurozi ndi umusambanyi benshi barabikora imbere yabo agahita ahamagara ngo mumpamagarire pasiteri inze twirege dukiranuke bakirega ariko abandi hari abandi ariko nabo tuba tuzi izo nzira bakamuhamya ngo bakamuhamya gute atarireze yarapfuye abuze akanwa bikunda kuhaba cyane ntaho byoba nta muntu wobura uwiwe tuyumvishe ko Furaha yavuze ngo barireganye baritunganyije reka uriya we yari gusa njyewe ijuru kubijyanye n'ijuru ijuru riragoye ariko nanone banza reka turangiriza abantu ariko nanone bakagombye guca bugufi bakubaha abapasiteri bamara kubaha abapasiteri bakavuga ngo bakagendera munsi y'amategeko yabo urakagira icyo uzira ariko utaratutse ese reka ngo maze nyamara ese dusanze niba baranabivuze ibyo bintu wenda niba ari ukuri wenda akaba ari n'abarozi aho ari abarozi bakabivuga Imana ibizi kandi nagiye nkurikira nuze live ya Papa Regent ukuntu bagiza urumva ukuntu ari ibyanditswe bagiye bazana urumva jewe nanumvise nagiye mbona ibyanditswe none se yanabwirije ko wabwiriza ibyaha gusa izo gusa yari kwaganisha urumva ko ahubwo ni n'umucamanza mu buri kandi ijuru niryo rizaca imanza cyaha nini na nini ni ukuvuga ngo biriya byose yari ko yerekana kuko ibo ubwabo bakoze ic'ubupasiteri icyo abapasiteri baragikoze nta muntu uzumva kuko wari ubivuze nta muntu uzumva bagiye kwihanisha nibamara kumwihanisha yange kwihana nibamara bamushingure neza sindabyumva kuva navuka kangana bino bintu byarantangaje yego biratangaje by'abapasiteri kubera ko
hari n'andi makese ba pasiteri tuzi kwanza n'iriya kanisa ryonyine mbonye ririya sinzi ibintu bagiyemo byinshi ni irinyamategeko mwese bari abamusirimu ntibashaka kuvuga kuri wenda ari n'abarozi usanze bariya nyine babugize ari nk'abarozi yego ndabyumvisha ariko kandi kera harimo agasuzuguro k'abapasiteri aba yarabubahiye gusa ko ari abapasiteri babayoboye babashumbye baza bavuga ngo itegeko ritaraza nta cyaha cyari gihari sibyo ni ukuvuga ngo iryo nimba ari ryo tegeko n'ihame ryabo ry'ikanisa ryabo bakagombye kurica munsi vuga yewe ngo habwe ikindi jewe n'agaye bano bayumbe babo inshuti zabo ntibakagombye kureberera ngo bamuhambe nabi mu mwanya biyemeraga ko ari abakizwa kandi bakijijwe je n'ubije bavuga ngo hari naho bagiye ku mateleviziyo abandi bayumbe ngo baravuga ngo nibatamushingira bakiya bavuga bikiya bivuga ngo ntibazamushingura bakiya bavuga ngo nibatamushingura ngo ibo bona mushingura kurumva noneho baba bariyemeye bakamavuga ati twebwe kubera ko ari uwacu twari dufatikanyije za gahunda zose tuziranye muri zose twebwe turamuvugaho ku rupfu rwiwe ntiturangiza tumushingure neza jewe ndahamanya kuko umuntu agomba kuba munsi y'amategeko bikunaniye amategeko yanje akunaniye yanje y'ikanisa ryanje ubu zarorosha ino shaka sponsor niba utanamushaka urishoboye fungura ibyawe kibanda ikanisa ryawe fungura ikanisa ryawe oya mu by'ukuri ngiye biriya bintu byarantangaje ku giti canje kuko ntaho kandi byarantunguye nyine uburyo kera twe tukiri abana nibwo twabonaga nk'umukobwa watwaye inda yani agapfa yazara niwe bashinguraga kuriya ariko nubwo twari turi abana ariko gakiza kamaze kuza abantu bamaze kubarirwa tegera jewe nabonye ubu nyine hano basigaye babarira umukobwa utwite hano oya nibyo nayo ngiye kukubaza ubu ngubu ari umuntu basobanukirwa hari umuntu ukibona ugitengwa oya uvugisha ukuri wenda mu myaka ariko nabariya nabo baba barakoze icyo bita exaggeration baba bararengesheje bakabatuka ariko ibaze nawe ntabwo tuzi story nogeza aho kuvuga ngo pasiteri ateguye ameza nanze kuyanywa n'abacu bategura ameza twama dusohoka sibyo ntabwo tuzi impamvu niko bavuze ntabwo nyine tuzi impamvu batayanywa wenda irahari baravuze ngo ntibanywa wenyine niko ari genda mwitenga usubire mwitenga ninde yari bivuze uriya muhungu nyine uriya wabatenze ejo bundi uriya wari mu rupfu wavuze hejuru y'urupfu rwe kandi niwe wari kubatenga yaranababwiye ngo mwirefere ku byo yavuze birahari ni ukuvuga ngo ntabwo byagaragariye neza abantu na fama n'abafana ntabwo nabikunze iryo torero ngewe ntibyahozeho ntitwakomeje kuribona ariko kandi nta muntu abapasiteri bogenderera bakamubwira ngo twaje kuguhora kino caha cyihane iwe yaravuze ngo mu mutima we ntakintaru ngo kandi bashaka n'iryo kanisa barimukuremo nsewe ntacu umutima no kuba rero nabo bagiye gukora icyo yavuze iryo kanisa rero barimukuyemo ntaririmo ubwo nyine ibyo mu ijuru ibyo kwa Yesu tuzabimenyera iyo ariko twebwe iki turavuga izaha ibyo ku isi nyine uvuga uko ushatse watera commentaire uko ushatse icyo twabwira abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi niba ahuri bidashobotse shaka aho bishobotse sibyo amakanisa aruzuye ubu nyine n'ikibishimbo ni amakanisa menshi wewe uzogenda ubaririze aho pasiteri ataroga aho hatari abarozi benshi genda aho bishobotse ni kuki wizirika aho bidashobotse kugeza aho bageze aho kugutenga icyo none abwira n'aba ngaba nabo niba badanashaka gupfa runo rupfu ntibagende baje kwihana nibamara kwihana basohoke kuko nubundi ntibazosohoka batihanye nta n'uwo bakira naho bagiye banyeretse akana ejo batenganye k'agakobwa arakoretse na mwene wacu se ndabona ari mwene wacu hari mwene wacu batenganye ngo ndamuzi oya mu by'ukuri natwe ikintu twovuga onyabaruta iby'ijuru bye ni iby'Imana kuko nacaga isambo ku musaraba cari cibye yego kija ku musaraba na Yesu yego aravuga ngo data bababarire kuko batazi zo bababarire kuko batazi ico bakora Imana yamubwira arabwira ngo mana ko wewe ntashizira jewe ko nzira ibyaha byanje none unyibuka ni gute
ni ukuvuga ngo byenda Yesu yamavuga ngo turararana muri paradizo urumva si hariya se yari hibye yenda niba yari yakoze niba ijuru ryo inshuti zanjye ntagire ikindi kintu ariko gakandi ni uko iwe yumvishije kuko mu mutima wiwe hari ikimucira urubanza yaravuze ngo nje naribye usibye n'agasuzuguro konyine ariko wowe data agasuzuguro konyine n'icaha ibyaha ni byinshi nyabara ibyaha ni byinshi ariko ikintu nje nkundira Imana no mu isi turi agasuzuguro konyine kwamufata pasiteri ngo byenda kandi niba pasiteri umwe yararoze bose ntibaroze ngiye mu by'ukuri iyo story yabo sinayikurikiranye cyane ariko mu by'ukuri itorero ni ukuri itorero ni umubyeyi bazakora ibintu siwe kandi itorero ni umubyeyi ariko reka nkubwire ese nta Imana nta wa mugore wari hajya yari yasambanye baravuga ngo bagiye kumutera amabuye baravuga ngo utarakora icana zirambabaze kuki umupasiteri icyo gihe wenda yamwihanishije kuki atari kumubwira ngo ndakubabariye n'Imana yo mu ijuru ikubabariye nubwo wumva ko wowe nta cyaha ufite wenda nyine ari kumubabarira ariko bamubabariye gute umutima we wababwiye ngo nibashake bamukure mu ikanisa njyewe ibyo bintu byarandenze ni ukuri ni ukuvuga ngo runo rupfu ruratangaje jewe narikuvuze nko nk'ibintu bibiri nasanze harimo nk'urupfu rumwe yapfuye rwa nabi arasapfa n'uru rupfu gusa ariko nyine mvuze ko umuntu waha ku isi ntabwo ndi Imana yonyine nizacu urubanza nawe niko yavuze ariko kandi hano mu isi tugomba kugendera ibyo amategeko y'ikanisa atubwira niba hari icyo wanenze wewe wikwirirwa wigora wikwirirwa unazana n'abandi ja ku bandi abapasiteri ayo makanisa yose dutuyemo hano tiyaroze wa mugani cyamba niyo mara gutengwa bakaja mu rindi ryabo bakagira bakaja mu ryabo mu rindi torero ndanabanenga mwabayumbemo niba mwarabonye nta bushobozi mufite bwo kugwanirira iwanyu ngo mumushingure nk'uwanyu muyumbe mwarakoshe nta nico muriho muba mwaranaretse n'ubundi bararetse baba bararetse n'ubundi niba namwe mubirimo mubivemo uko njewe niko nababwira aho niba byanze ejo aho bikunze abantu baje ahantu bikunze ahantu baje ahantu bikunze nuko bavande turabashimira cyane muri inshuti zacu mukomeze mukore subscribe share ndetse na comment mudukurikirane cyane umunsi ku wundi mucaringa ibiganiro byacu timuha muzamuka please bimeze bite cyane ntago bari kuzamuka ntago muri kuzamuka turabashimiye rwose batuzamure mutuzamure kabisa mutuzamure mwagize neza kudukurikirana turabashimiye turashimira n'abantu bagenda bakobora commentaire nziza muraba agaciro kandi muri ingenzi turabakunda turabazirikana ciao ciao bye bye